uzi ubutegetsi bw'ejo buzaba buhari, buzaba ari ubwa Gahini na Abeli tubona muri Bibiliya. Ni imihini, kuko aba bana barakorana igikomere kibi, kandi iki gikomere ntawe uragiha agaciro, ntawe urakireba. aho abana 4-5 nibahura bakaganira, umwe avuga ngo ntazi isi, undi ntazi isi. Nitwa Reverend Pasteur Karemera James, tugira ikiganiro umuco n'umuryango byo shingiro ryo kumenya Imana. Ikaze mwese hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda. Bizakubwira ibirori biteguye neza no kuzareba naho byateguriwe. Ibi nimbikubwira ndagira ngo nkurangire ahantu heza ho gutegura ibirori byawe, ndetse bagashyiraho n'umwihariko kubona naribonye bwabo ubudasa mu gutegura ibirori no kubishimangira. Aha ngaha ni kuri Oasis Guest House. Aha kuri Oasis Guest House uhasanga ibyiza byinshi birimo ibyo kurya bisukuye biteguye neza, bakagira ibyo kunywa bimeze neza cyane, bagira kandi jaride nziza zo gukoreramo ubukwe ku bategura ubukwe, bategura ibirori bitandukanye, bakagira sale zo gukoreramo inama, bakagira kandi ibyumba byo kuryamamo byiza cyane. Si byo gusa kuko bagufitiye na sale zo gukoreramo inama mu buryo butandukanye. Reka nkubwire ko rero ahantu heza ho kwishimira, heza ho gukorera ibyiza by'umunsi wawe ari kuri Oasis Guest House. Ku bindi bisobanuro mwabahamagara kuri iyo nimero mubona kuri ekara, hanyuma bakagufasha rwose. Ni hariya mu Karumuna uri kwerekeza mu Bugesera. Haleluya, haleluya, haleluya. Nshuti zanjye bakunzi bacano Umuco Family Gospel TV, nongeye kubasuhuza kandi mbifuriza amahoro y'Imana, ishya n'ihirwe kuri mwe, ku miryango yanyu, ku byo mukora, ku butunzi bwanyu, ku mirimo yanyu, mu izina rya Yesu. Imana ibahire kandi bagirire neza. Ngarutse muri izi studio z'iyicano kugira ngo nganire namwe. Uyu munsi ndumva umwuka w'Imana arimo kunsanga ambwira ngo nganirire, cyangwa se bene data abagabo nse nubahereza ihumure, mbahumuriza. Nta gishya mw'isi y'ijuru, ariko nta nibidasanzwe nanone byatuma umuntu yiheba akava mu rugendo. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Rero ndongera guhereza ikaze abantu bose bankurikira mu gihugu cy'u Rwanda, uhereye hano mu mujyi wa Kigali, niho mba ndi ngewe, niho nkorera imirimo yanjye buri munsi. Intara y'Iburasirazuba niho nkorera ivugabutumwa, niho itorero riri. Nongere suhuza abanyetorero bose, Imana ibagirire neza kandi bahire. Amajyaruguru, Imana ibagirire neza, turabashuhuje. Iburasirazuba murahamagara kenshi, ndabumva kandi ndabakunda, nkikorera n'ibiganiro kuri ku ma televiziyo atandukanye, mwahamagaraga muri benshi, n'ubu muranyereka ko turi kumwe. Amajyepfo y'igihugu cy'u Rwanda, Imana ibahereza umugisha mwese, mbahaye ikaze mu kiganiro cy'uno munsi wa none. Ariko mpamagara abagabo bene data, bagabo bene data muraho. Uyu munsi ndashaka kugira ngo ntaramane n'abagabo. Ndacyita igitaramo, ndacyita ikiganiro, gusa naje kugira inama abagabo. Naje kugira inama abagabo. Njya mbona mushiki wacu Scovia asa naho ari we wenyine wabaye umuvugizi w'abagabo muri iki gihugu. Reka nanjye mubwire n'imbirwa rimugereho ko nanjye mpari nshaka kuvugira abagabo, kuko abagabo baragowe, bararushye ndetse cyane. Ariko ntabwo natinda muri ibi ngibi. Reka munyemerere dufate isengesho rito, twiyegereze mwuka wera kugira ngo andinde amabuye n'intosho nshobora guterwa nyuma y'aha ngaha, kuko bashiki bacu nabo ntabwo ibyabo byoroshye, ariko Kristo arahari, yarapfuye ku musaraba kugira ngo byorohe. Ni nayo mpamvu ngiye kubasengera mu izina rya Yesu kugira ngo bahinduke, kuko inzira barimo kujyamo niyo kwa rushoferi, nta cyiza kiriyo rwose. Reka dusenge Imana. Imana data wa twese uri mu ijuru, nciye bugufi ndi imbere y'amaso yawe n'ayabankurikiye bose.
data, ari abagabo, ari abagore, ari abasore n'inkumi, ari abizera n'abatizera, ndabizi ko ufite ububasha Nyagasani kandi bwo gutuma bose bakwizera, ariko nutakwizera ntiyabona ikindi yizera, ibindi byose byo yabakora byaba ari ukwishuka. Mu izina rya Yesu nciye bugufi rero nsengera abagabo, yaba abagabo bari mu gihugu cy'u Rwanda, yaba bari hanze y'u Rwanda. Data, benshi bararushye, baragowe, bararemerewe, baraduhamagara benshi bavuga batari ko se nta nubwo mukibasha kwigisha, ntago mwabasha gutanga ibyigisho byadufasha natwe kwiyumva muri society ko turimo kugenda tuyivamo. Ariko mu izina rya Yesu ndahamagara imbaraga z'Umwuka Wera kugira ngo zongere zisange bari abagabo. Dore ijambo rya rirambwira ngo ninjoro ngo dusinziriye, ngo ku mariri yacu, ngo mu gicuku cyakure, ngo niho dusanga, ngo ukatuganiriza ukumvisha amatwi yacu. Ndohereza imbaraga z'Umwuka Wera rero aho abagabo bose baherereye, haba ku mariri yabo, haba baraye mu mirimo hanze y'urugo, haba n'abaraye hanze y'urugo atari impamvu zabo, bose ndabasengeye kugira ngo Mwuka Wera basanga baganirize, abakangure imyakuro yabo, ibitekerezo byabo byongere bibe bizima, bongere bahagararira ingo zabo, bahagararira imiryango yabo nk'uko Imana yabizeye ikabashinga uwo murimo. Mu izina rya Yesu ntawe urabambura ubwo bubasha, ntawe urabambura ubwo bubasha, ahubwo nibo bagiye kubwiyambura kubera kugira ubwoba, kubera gutinya, kubera kutumvira Mwuka Wera. Ariko umugabo wumviye Mwuka Wera urugo rwe rurakomera nawe rukamwumvira. Mu izina rya Yesu renda basengeye kugira ngo bagirire neza, ubafashe abadamu, abagore, abamama, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ntago nigize mbona nkiri mu isi ndetse no mu byanditswe aho umugore amanura umugabo akaba ari uzamuka. Uwo ntago Imana imishimira, n'uwabikoze ndasenga imbaraga z'Umwuka Wera ngo zongere zimumanure, zigende zimwicaze mu mwanya Imana yamugeneye kuba arimo, mu izina rya Yesu. Kuko aho niho Imana imushaka, aharimo kujya ntago ari Imana imushaka, ni rushoferi. Kuko ngo rushoferi ngo nta kindi cyamuzanye uretse kwiba, kuyobya, kubeshya ndetse no kurimbura. Rero abo yamaze kubeshya ndabasengeye kugira ngo Umwuka w'Imana bagarure mu itabaza ryabo, mu izina rya Yesu. Hariya niho Imana yabonye ko bazamurikira isi bari, kandi umucyo wabo ugakwira isi yose, kandi ni nako byagenze. Mwa bagore mwe ndabasengeye, abanyumva none aha ngaha nimugarukira aho ngaho, musubire mu gitereko cyanyu. Mwebwe muri itabaza ry'isi, mwe muri itabaza, muri umucyo w'isi, mu izina rya Yesu. Aho Imana yateretse umucyo nuko yabonaga ko urumuri rw'uwo mucyo ruzakwira isi yose. Nimugarukira aho ngaho rero, mu izina rya Yesu. Ndasenze sengeye n'abakiri batoya, amaraso Yesu abatwikire, iyi myuka mibi irimo kudukoza hirya no hino ntigire ikibakoraho. Muhaguruke mukore, mwambara imbaraga zo kwizera imbaraga zanyu kuko zikomoka ku Mana. Uwabyizeye ntabakosheje, ntabacumuye. Mu izina rya Yesu ndasenze ndizeye, byambaje ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Urakoze. Amen, amen, amen. Haleluya, haleluya. Bankurikiye, Imana ibahereze umugisha cyane. Reka ndebe agakoresho kanjye tuganire, tujye inama, ngira inama abagabo, kuko nanjye ndi umugabo, ndi umupapa, ndubatse. Hari ibyo umuntu abatinya kuvuga cyane ko izi kamera usanga n'abana bacu bazikurikiye. Umunyamakuru aze kureba nabona narangaye amwiture, kuko ndabona ibyo ndimo gukora bikicagaraye mukunda. Ariko haleluya, haleluya. Ndagarutse ndagira ngo tuganire abagabo. Navuze ngo abagabo bigire hino tuganire, kuko uyu munsi ndashaka gukoresha ijambo rivuga ngo naje kuri iki kinyamakuru, naje kuri iki gitangazamakuru, naje nje kuganiriza ikintu bita umuryango. Haleluya. Umuryango ni umuhamagaro wanjye. Ntago mbikora nka bamwe njya mbona birukangira kuri kamera kubera yuko ibintu byabacanze, ibintu byabaye bibi, bakiruka kuri kamera bajya kwimena inda. Oya, nge naje kuri kamera nje kwigisha icyo Imana yamaye kwigisha. Haleluya. Iyo ni imiryango, nabashakanye, nabubatse, nabo bana. Haleluya. Maze igihe mbabwira ko hari abantu no munsi wa none barimo kuvuka tutazi ikinyejana tuzabitirira icyo ari cyo. Kubera iki? Igisekuru kigira imbaraga mu buryo bw'umwuka, kigira imbaraga mu buryo busanzwe bwa kamere. Muramwe mwa bantu mwe munkurikira, inshuti zanjye, abafite imiryango, abubatse, nimba uzi ngo uri umugabo urubatse, uri umugore urubatse, urimo urambwira ngo umwana urimo kuvuka utazi ngo yavutse kurinde ejo hazaza,
azaba arindi, azaba afite ikihe gisekuru? Ese icyo gisekuru kizagikomoka he? Uyu munsi leta, igihugu kirarwana intambara z'ubuzima bw'abavutse, ariko aho bavutse naho bagiye kurererwa biratureba twebwe imiryango, twebwe abagabo, abagore, abagize umuryango. Haleluya. None se nshuti zanjye, nimba uri umugabo mu rugo, uyu munsi noneho abagore baranyirenza ngira ngo simbizi. Nimba uri umugabo mu rugo, umukobwa wawe akabyara umwana wa mbere iwawe ari mu rugo rwawe, ukakira uwo mwana, leta ikagufasha kumurera kuko leta niyo idufasha kubarera, agasubirayo ejo akabyara uwa kabiri akazana agashyira akarera, we wa mugabo we, Imana yahaye ububasha, yahaye imbaraga, yahaye ubwenge, yarobanuye kugira ngo uhagarare uyu muryango. Uwo muryango urimo urawuganisha he? Igisekuru cy'abo bana ni iki? Natonganye ngabanyemo ariko nta kundi, kuko ibi bintu ndashaka kuvugana n'abagabo. Abagabo, kuki mwiyambuye ububasha? Kuki mutinya ubwoba? Ubwoba ni iki? Ijambo ubwoba hari rihari? Ni nk'igicucu, ni nko kuvuga ngo gutinya igicucu. Igicucu tukibona ari uko izuba rirasiyaha ukakibona hano, ariko ntiwagifata, si igifatika. N'ubwoba nuko buryo buremetsemo. Haleluya, haleluya. Ndagira ngo iyo abagabo dukomokaho aribo ba data baza kugira ubwoba nk'ubwo dufite no munsi wa none, ntabwo iki gihugu tuvugiramo ibi kiba gihari. Ntabwo iki gihugu turimo kuriramo twishimiyemo ubuzima twambara tukaberwa kiba gihari. Abagabo barahagurutse barwana intambara, bari mu bihugu by'ubunyage, bamwe baranyazwe, baragiye nk'abanyage, abandi barasuhutse, barahunze inzara batejwe n'abagenzi babo, atari uko igihugu cyanze kwera. Abantu bakamenesha undi akagenda. Haleluya. Abagabo bamwe baratorongera, abandi bahunga imihoro n'imipanga n'amacumu n'iki, bahungira mu bihugu, baratatana hirya no hino. Bagerayo ntago bagiye mu bwihisho, oya, barahagurutse barasurana, abava Kenya bakambuka n'amaguru bakajya muri Kongo, bakajya gusura ba Kongo, aba Kongo bakambuka za Tanzania. Abagabo barasurana, bahana ibitekerezo, baravuga ati turagira dute ko turi abagabo? Haleluya. Turagira dute ko turi abagabo? Begeranye ibitekerezo, begeranye imbaraga, barabanza bubaka ikintu bita kirazira yiwabo mu Rwanda, barayubaka mu mahanga. Hariya abasaza baratubwiraga kirazira gukora iki, kirazira kurya ibi, kirazira kurira ahangaha. Haleluya. Abagabo barwana intambara, barahagarara, si uko ingo zari amahoro, oya. Aba bagore tuvuga baratubyara, ni ba mama, ni abagore bacu, ni bashiki bacu, ariko bandura vuba kurusha abagabo. Iki ndakivuga. Muri ariya mahanga ntago bari abasaza bari borohewe, ntago bari borohewe, kuko aba bashiki bacu, aba bagore bacu, gushaka kwisanisha na bari abanyamahanga, kwivanga nabo byari byoroshye cyane kurusha abagabo. Ariko abagabo barahagurutse barwanira n'ishyaka. Haleluya. Havamo abagore b'intwari, ntago abagore bose ariko biyandurisha n'imico y'ahandi. Havamo abagore b'intwari nabo barwanya abandi bashaka kwandura. Abagore b'intwari bari hehe ko batavuga? Ubwoba, Satani ko yaduteje ubwoba, ko yazanye umwuka w'ubwoba akawusuka mu gihugu, natwe tukatugenderamo. Kuki tugendera mu mwijima? Haleluya. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Nge ndimo ndabwira abagabo, ndavuga ngo ese nimba umukobwa wawe abyaye abana 2 batatu, ababyarira iwawe kubera ko leta imuhereza igikoma, kubera yuko hari udufaranga yamuhaye kugira ngo atagwa kukirera, nawe ni umubyeyi. Yes, yabyaye, ni umubyeyi, ariko abyariye nde? Wa mugabo udahaguruka n'uyu mukobwa ngo agenda kwereka se w'umwana, ukurikirana umwana atahuka agira inkomoko. Ibyo murimo kuremera igihugu ni ibihe? Nibyo baso bakoze, baso wanyu nibyo bakoze. Bene data, ndi umupasiteri, ariko mbere yo kuba umupasiteri ndi umunyarwanda. Mbere yo kuba umupasitoro ndi umuntu. Mbere yo kuba umupasitoro ndi umugabo, ndubatse, ndahangana n'ibibazo nk'abandi. Haleluya.
izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Hari ibibazo bitari ngombwa. Ese uragira ngo bari abantu bo hambere wenda mbere ya ba data ba sogokuruza wumvaga ngo barajya kohera umuntu barwanaga n'iki? Izo ni struggle nabo baciyemo zo gukumira ibyica umuryango. Yes, wenda nabiyo batabikora ntabwo ikinyejana cyacu tuba turiho. Ibyo ni uguhatana. Nta kintu na kimwe Bibiliya nitubwira ngo ubwami bw'Imana bugirwamo n'intwarane. Intwari zamaze kunanirwa. Nabahata, nabashyiramo imbaraga, nabasubira inyuma bakisuzuma bakongera bakagaruka, nabadatsindwa. Haleluya. Abasore n'inkumi babohoye iki gihugu cy'u Rwanda nuko ntaragira umwanya uhagije wo kubavuga, kuko uwo mwanya urahari. Nzabavuga, nzabasingiza, nzabavuga kuko hari icyo bakoze. Yes, hari icyo bakoze. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ndege zabacaga hejuru zigatwika zikakunkumura, abasenga bagasenga, tukavuga ati birarangiye, bakisuganya bakabaho, bagakora inshingano nkuru Kristo yabatumye muri iki gihugu cy'u Rwanda. Imana ibaho umugisha rata. Aho muri hose Imana ibaho umugisha, bakiriho abatakiriho Imana bakire batuzwe mu gituza cya Abrahamu. Niho mbasabira umugisha. Bakoze ibintu bikomeye cyane. Ariko se murabigiraho ikimwebwe bariho? Kwe kuvuga abarwananye nabo. Hari abasirikare, hari bagiye mu kiruhuko cy'izabukuru cyangwa cy'ubumuga cyangwa ibintu bitandukanye. Abo se bo mvuga. Ndavuga mwebwe abatarashoboye guca muri restaurant. Uyu munsi abo murabigiraho iki? Kumanaginga ruriya rugamba ni nko kujera umuryango utanagiye ukumira. Mwabagabo mwe nshuti zanjye, abo ngabo nabo nshobora kubwira bagifite mu mutwe hatekereza. Ni nabo bagiye kunyumva, kuko hariho n'abatakifite mu mutwe hatekereza. Kuko nimba ibi ndimo kuvuga ntukabene data mbakangura mbacyaha ngo muhagarare ku ngo zanyu, nimba ubyaye akana k'agakobwa haguruka, tegura ibintu byinshi bitandukanye byo kumurinda. Uzamuherekeza umugeze mu rwe, uvuga uti Imana ndagushimye kuko ndemye umuryango wundi. Yesu ashimwe. Ariko hariho babandi, hari abo ngabo, abo ntago ndabageraho. Bamwe babwera birirwa babutabuta inyuma y'ingo z'abantu. Uragira ngo bo baninda barazitera. Barafata ubufaranga n'irindi terabwoba bakagenda bagahereza ngo duceceke twe kuvuga. Abo nimba mudahagurutse ngo tubarwanye, barashyira amategeko ngo wafashe ngo mineri. Ntago ari mineri gusa, nuwabyaje utaruwe nawe nahagurukirwe, ko barimo kurema imiryango itazwi itagira inkomoko. None se nimba mubyaye akabuza uyu mwana w'umukobwa kumuvuga bamubyaranye, uyu mwana uvutse n'uwande arajya he? Igihugu kiri he? Ese ko batekereza ibintu, ariko twebwe ababishyira mu bikorwa nitwe dufite ikibazo. Mwabagabo mwe nshuti zanjye, kuki mutwaje igito? Ese muzamburuka iki Imana da? Turababwira yuko Imana irahari, kuko ni ikitabashwa, ni ikitamenywa. Turayubaha. Aho dufata ukajya hari ubundi buzima tuba dutangiyeyo. Yesu ashimwe. Kuko nimba twaravuye mu butaka akaba ariho dusubira, nuko hari ubuzima twari turimo, hari nubwo dusubiyemo. Yesu ashimwe cyane. Inshuti zanjye ndimo ndabinginga, ndabagira inama ngo nimukomakome uyu muryango, mureke dushake tuvuge. Icaze umukobwa wawe mwicaze 4 na 5 niyanga, aho kugira ngo habeho ngo kujya gufungisha ngo wamutene umushorere umujyane kuri polisi, umujyane kuri ribu, agenda avuga hiyo ndo yavuye, haboneke se w'umwana, haboneke inkomoko y'umwana, haboneke igisekuruza cy'uyu mwana. Nimushaka mwumvikana uze umurere, kuko nubundi wamurera mu bandi ntiyakunanira, ndabyemera ni umwuzukuru wawe. Ariko uzi ngo ni igisekuruza cy'ibunaka, uzi ngo ni umunyamuryango waha. Abagore ikintu kirimbuye isi, kirimbura igihugu nk'icyo. Ni mwebwe mwakabaye muzi ijana rirenze ijana, ahubwo 100%,
kumenya aho iyi nda yavuye, kumenya uyu mwana umuryango akomokamo. Imiryango ntiganire, leta iricara igashyiraho inzego zitandukanye, igashyiraho uburyo butandukanye, reba gushyiraho ikagira n'aho ishyiraho urwego rwitwa abunzi. Ariko uyu munsi abunzi babaye imanza n'inkiko. Umubyeyi arajya kurega ko umwana yatewe inda kubera inyungu amukeneyemo ubufaranga, bamufate bamurihishe. Nta papasi y'igihugu afite y'uyu mwana uzavuka. Ese ararwana no kumenya wateye umwana w'inda kugira ngo abafashe uyu mwana ugiye kuvuka agira inkomoko, cyangwa arashaka ibyo asahura ashyira mu nda? Reka mbivuge, ndabizi ni intambara ntangije, haleluya, ariko nzayirwana pe, kuko ingero zirahari zirenga nyinshi cyane. Uyu munsi urwego rw'abunzi, abunzi ni ukunga, ni uguhamagara uwateye inda n'uwatewe inda, tukabashyira hamwe tukabunga. Twabona bishoboka ko babana bakabana, imiryango ikabafasha bakabaho. Byaba bidashoboka uyu mwana akarerwa muri uyu muryango, ariko azi wabo, ejo ari buhaguruka akajya iwabo, akajya mu muryango wabo, akagira inkomoko. Haleluya, yes. Ariko se ejo niyihuza bagahura ari batatu, kwa runaka no kwa runaka, bose nta numwe uzise, babana n'abavuga base. Abana iyo bari kumwe bavuga ibikorwa bya base babakorera, n'abanyina barabarata kuko bo nta nuko batabarata kuko babahora mu matwi. Yes, reka ibi mbivuge, kuko abagore dufite uno munsi wa none nabo ntago barimo kurerera igihugu. No, ntago barimo kurerera igihugu, ko nta mugore ukeneye kubwira umwana we iwabo wase. Murabarera mubambura inkomoko for what? Kubera iki umuntu yakomeza agaceceka? Baraharerega n'ibyo twirirwa ngenda umupasiteri nakira benshi, ibirego n'ibyo ngibyo. Ushobora kubaza umwana, bigeza aho ubaza umwana izina rya se akariyoberwa, azirya nyina na nyirarume naki. Igihugu gikomeze kirebera ibyo. Uzi ubutegetsi bw'ejo buzaba buhari, buzaba ari ubwa Gahini na Abeli tubona muri Bibiliya, ni imihini. Kuko aba bana barakurana igikomere kibi, kandi iki gikomere ntawe urajyaho agaciro, ntawe urakireba. Aho abana 4 5 nibahura bakaganira, umwe avuga ngo ntazi se undi ntazi se, bari kumwe n'abaze base. Ndebera iminota idashira ndabona nageze kure cyane. Haleluya. Ibi ntago bijya bishira, turabivuga ku manywa na nijoro. Yes, muzana amafaranga ahubwo tugure kamera twigisha abantu, muzane dukore centre tubafashe, turahari, ni mutugane. Kuki muduhunga? Ko narabona mwahunza akabari, ko mwirirwa mu kabari ngo murahunga ibibazo by'ingo zanyu. Mwabagabo mwe nimwe mbwira, urahungira mu kabari, turahari, duhungiraho dufatanye tuganire, tugufashe, dusanga uwo mugore tumubaza ikibazo afite. Kubera iki mu bihunga? Ubwuzi mwabugize inkiko, ni imanza no kujya kuburana amahugu n'imyumbati n'ibiki, umuryango urimo urasenyuka. Barajya kuburana ibijumba, ngo yacukuye ibijumba, ngo yatemye igitoki, ngo ni mu muci inzoga. Izo manza nzijyamo nkafata ku munwa nkacaho nkagenda, kuko navuga ijambo ribi. Yes, igihugu nimba cyumva, nimba kinyumva, ndatabariza aba bagabo, ndatabariza aba bana barimo kuvuka batazi inkomoko. Noneho n'abarimo kuvuka kuri se na nyina nabo bageze ku cyiciro cy'uko azi nyina na ba nyirarume na ba nyina wabo, base wabo, kugeraho umwana yoberwa izina rya se. Isa murihirira akora buri kimwe cyose, atari babandi babataye. Dukomeze turebere. Ngimaze kubyegeranya, fine, ndimo ndakora center, nzabyigisha, ibitabo birahari, ariko nimurekeraho, nimugarukiraho. Mwabagabo mwe turahari kugira ngo tubavugire, nimutugane, mwihungira mu macupa. Icupa rizakungura ikize, rizaguha igitekerezo se? Urasanga nkusangiza icyo naganiye na runaka n'uburyo yabyigoboto, nanjye ubwangereka uburyo nabivuyemo byagufasha kuruta rira cupa ugiye kwiyahuza, kuruta rira kontwara ugiye kuraraho. Waje nkanakwimukira nakuryamisha no kuburi bwanjye, mfite icyumba cy'abashyitsi. Haleluya. Ukaryama ukagira ibitekerezo bizima, ejo ukagira kuganira n'abana bawe. Turabi mu kwigisha, iyi ni kamera ntago nigisha, ariko mu kwigisha nkwigisha na system ushobora gukoresha kugira ngo wongere uhigarure bari abana, be kuba abana ba nyirarume. Imana ibahereza umugisha. Reka ndekeraho.
reka ndekeraho abankurikira ntago ibingibi ubu nahagurutse byo ndavuga neje ikiganiro uzahura nacyo ndabona ibivura biguye reka ndekeraho mudukurikire abakurikira channel yacu Umuco Family Gospel TV murasanga ibiganiro nk'ibi ngiye kuzana abagabo barimo bashira ubwoba bashobora kuvuga kuri ibi tubivuge mutugane tubivuge nibwo bizashira yes covid itavugwa ngo ihagurukirwe rwanwe ntiba yarashize n'ikindi nacyo ni icyorezo nimuze tukirwanye hari abagabo b'abanyamategeko wagira ngo bize amategeko yo kubahahirinda gusa amategeko ni ikintu kinini cyane wasobanura umugabo wica itegeko wasobanura umugore wica itegeko urugo rukabaho rugahagarara wize amategeko y'iki nayo kuburana amahugu n'ibindi nk'ibyo Imana ibahereze umugisha nasenze ntago ndibisubiramo isengesho namaze no kurakara senze uko isengesho rishobora kugira ariko reka mbabwire mwabagabo mwe Imana irabakubita nimureba nabi niba mureba nabi irabakubita ngiye kuyihamagara nyibatumeho ngaho washaka kuntera inkunga ntabireke nomero yanjye iriho ni 8247 83889 wampamagara wanyandikira kuri WhatsApp Facebook ziriho n'ibindi byinshi canira hari irakora kandi ni mwebwe ikorera Imana ibahereze umugisha hari ibyo turimo kubategura byinshi inyigisho zirahari iyo nikoreye rukapa nuko muba mutarurebye ni inyigisho ariko se ndigisha abantu mungwepa muhungira mu tubari muze tuganire Imana ibahereze umugisha ndabakunda mu by'ukuri nicyo kiba cyazinduye nicyo gituma nshora amafaranga yanjye kugira ngo mbaganirire duhagurukire turengera umuryango warimbutse kandi urimbuwe natwe urimbuwe n'abashiki bacu nimurekeraho wa mugore we garukiraho aharenza aho si heza bene data bagabo mugarukiraho Bibiliya ijambo ry'Imana iravuga ngo nuko ngo abamediyani bamaze kubataka cyane ubwo abandi simbavuze namwe mwiyumvemo haleluya ngo bamaze kubataka barabona barasumbirirwa intambara barahamagara n'abagabo ngo abagabo b'abanyabwenge baraterana baravuga ngo dukore iki ku gihugu gitewe haleluya baranje ngo barabegera baravuga bati twabakorera iki kugira ngo intambara ihagarare namwe nimwegera abagore mubabaze mwabagore mwe tubakorera iki kugira ngo intambara y'igisekuruza kizakurikiraho kitazaburaho gikomoka ihagarare uzi igisubizo barabwiye ngo barabasuzuguye cyane rega hano hanze niko barimo kudusuzugura mwabagabo ngo nimureke keretse nimwemera tukabanogoramo ngo ijisho ry'iburyo umva sha inkomoko abariyo babanza babanogoramo uza abagabo icyo ako narishatse gusorezaho abo bagabo biyemeje guhagararira igihugu cyabo biyemeje kurengera umuryango baravuze ngo nimuduhe none nejo tuzaza nitubura igisubizo tuzaza mutugenze uko mushaka niko byagenze se iyo nkuru nzayisubukura Imana ibahereze umugisha Yesu ashimwe nongeye kugaruka muri studio nyuma yo gusoma kutuzi cyangwa kugafanta ko muri wazisi ni ahantu heza cyane rwose reka mbamamarize ntacyo bantwaye wazisi ni hano mu Karumuna ngira ngo kubahazi abatahazi nabo bahamenye ni mu Karumuna hano rwose mu cyapa cya bisi hari ahantu heza h'uruganiriro hari ibiti byiza hari indabyo hari n'abazungu n'abirabura n'abanyaburayi na bamwe bakunda ibigezweho ngo n'ibya Noroge birahari rwose birahari uze kunkurikiranira wumve nimba ijwi ryumvikana kuko uyu munsi ndashaka nkavuga ikiri ku mutima wanjye n'inyigisho ndi buzishyiremo yego ariko ndashaka kuvuga ibiri ku mutima wanjye ndashaka gufasha abagabo rwose mu kanya mbere yuko njya gusoma kutuzi nari maze gutomboka ariko reka mbaganirire ntuje noneho ibintu nababwiraga batabyumvaga navugiraga mu migani ariko abanyarwanda bavuga ngo umugani ugana akariho rero niko tugiye kujyamo Yesu nashimwe cyane ni Pastor Karemera James kubambonye ari ubwa mbere chano ni Umuco Family Gospel TV kubaba bayibonye ari ubwa mbere ikigisho ni umuco n'umuryango byo shingiro ryo kumenya Imana kubaba ari ubwa mbere
abankurikiye Imana ibaha umugisha, ariko ntago muzana amafaranga, sinzi impamvu. Amafaranga mwarahimanye, kandi abanyarwanda mufite amafaranga ndabizi, muyatanga no mu bintu byinshi bidafite n'umumaro cyane rimwe na rimwe, ariko ntago umumaro mba mvuze kuri njye gusa, ku bandi mba bafitiye umumaro. Inshuti zanjye rero, nashoje mbabwira ngo hagomba kuvamo abagabo b'intwari bahagurukira kurwanirira ikinyejana gitaha, cyangwa se igisekuru, reka ne kuvuga ikinyejana, igisekuru gikurikiyeho kuri twebwe, cyangwa igikurikiye abana bacu, kuko abana bacu sava turahari, turi igisekuru cyabo bazatuvuga, ariko ababo bazakurikiraho. Urumva, narishoje mbabwira mu kiganiro cyatambutse, mbabwira nti nta mpamvu yuko umuntu nk'uriya twamaze kubona tugiye kureba no mu byanditswe tuzi mu gihugu cy'u Rwanda, wicara akavuga ati uyu muryango kugira ngo udacika, reka dushyireho ibintu bitandukanye biwufasha. Muri ibyo bitandukanye narishoreje ku kintu bita ngo ni itsinda cyangwa sisitemu y'abunzi, yashyizwe kuri buri murenge, kuri buri karere, kuri buri kagari. Haleluya. Kandi abo bunzi agena yuko atari itsinda ry'abantu bize bavuye ibunaka, ahubwo ari bene data, bagenzi bacu twiyumvamo, tuziho uburanaribonye, tuziho kugira ijambo, tuziho kugira inama. Ariko no gutora abo bunzi ubwabyo bigaragaramo maguye kandi ziturutse muri twe abagabo. Urumva, Yesu nashimwe cyane. Uyu munsi umuntu arajya gutora umwunzi, agatora uzamurengera, ntatora uzagirira sosiyete nyarwanda umumaro. Ibyo nibyo twirirwamo, nibyo tubona. Hari abavuga ngo rikijyana, harimo abapasitoro n'abo bakire bo mu giturage, ufite akafite, ufite akagezeho, n'aba bandi bafite imirimo bakoze bagiriye umumaro igihugu, bari hariya mu cyaro wenda batagiseriva hariya, abo bose bari mu bavuga rikijyana. Ariko se k'umuryango nyarwanda ukomeje kujya habi, haleluya, k'umuryango nyarwanda ukomeje kujya habi, twakora iki? Nimumfashe, ndashaka kugira ngo tuganirire iki kiganiro, noneho tukiganire mu byanditswe byera, tukiganire mu ijambo ry'Imana, nibwo muri bushobore kunyumva. Abumvisha ikiganiro cyatambutse ntongana hafi yo kurwana na mikoro, kuko nta bantu ndi kumwe nabo. Iyo nza gukora iki kiganiro ndi kumwe n'umugabo, ngira ngo ntago twari bukiranuke. Ndashaka ko tuganira mu cyanditswe kimwe cyo muri Samweli. Abemera Imana n'abatayemera mugomba kubikurikira ku ngufu, kuko bibafitiye umumaro. Hari amoko abiri yarwanaga. Yesu nashimwe cyane. Ubwo twageze muri Bibiliya, Samweli wa mbere, wenda kubumva cyangwa se abazi Bibiliya, Samweli wa mbere, urwandiko rwa mbere rwa Samweli, ibice 11, nubwo wahera ku murongo wa mbere ukamanuka, kuko nibwo wabyumva neza. Hari umugabo witwaga Nahashi wo mu bwoko bw'Abamoni. Yari umugabo mubi, nshobora kugeranya na Rushuferi cyangwa Shetani uno munsi muri twebwe, urimo kudutwaza agahato. Haleluya. Noneho hakaba n'ubwoko bw'Abayebesi. Abayebesi tuvuge ngo Abanyarwanda ni urugero, ariko ubwo ntago ndi bujye muri politikira. Ubwoko bw'Abanyarwanda bwiturije, bwibereye mu gihugu cyabo, mbese uko tubayeho twebwe Abanyarwanda, twirira kumbati kacu, urumva, ikirayi, dore ko ikirayi dukungahaye ku birayi, twimereye neza. Ubwo bwoko bw'Abamoni bwari bufitemo icyo gihangange, cyumvaga nk'igihangange, cyitwaga Nahashi. Ubwo ndi muri Bibiliya, ndi bubihuze n'icyo nshaka kuvuga, cyangwa se na message yanjye y'uno munsi. Nahashi n'ubwoko bwabo cyangwa se n'igihugu cyabo baza gusagarira ikindi gihugu. Nkwereke inkomoko y'icyo twita abadayimoni, cyangwa se Satani, cyangwa se Rushoferi, kuvuga ngo kumvira andi majwi. Iki kintu ni nkivuga, abagore
abadamu ababyeyi baze kunyumva cyane kuko nibo ndimo kugarukaho kubera iki? Kubera ko nibo bakoresha cyane ikintu bita amatwi, kumva cyane. Ngira ngo abahanga bajya bavuga ngo abagabo barisha amaso, abagore bakarisha amatwi. Ahantu ndimo kuhitsa kubera iki? Kubera ko ndashaka kuhahuza n'ijambo ryanjye n'inyigisho yanjye n'ikiganiro cyanjye cy'uno munsi cyangwa se ubujyanama bwanjye ku bagabo. Haleluya. Iyi nkuru icyo nayizaniye, ndashaka kugira ngo nereke aba bagabo ko dufite ubushobozi bwo kwishakamo igisubizo cyo gusenyuka k'umuryango nyarwanda kandi tukakibona. Haleluya. Kubera iki? Ko naba bwari ubwoko buke, cyari igihugu gito nk'iki cy'u Rwanda. Haleluya. Ndetse bagombye gusaba izindi mbaraga ahandi hantu. Nta bantu babaho batagira inshuti. Ndashaka kukwereka yuko wagombye kureka kugira inshuti akabari, wagombye kureka kugira inshuti byeri cyangwa se biya cyangwa icupa. Haleluya. Ahubwo ukagira inshuti y'umuntu mugenzi wawe. Nicyo cyagufasha kuva mu kibazo, kuruta icupa, kuruta urumogi, kuruta n'ibindi bitaha bapfu, ubusambanyi urazirukamo, ariko ejo zizakwishyuza, nizo ubwazo zizatangira kukwishyuriza. Yesu nashimwe cyane. Hano rero iyi nkuru iravuga ngo nuko uwo mugabo wari uhagarariye Abamoni, twabagereranya na bene data bo hakurya yacu hano urumva, yivamo aravuga ati dutere kariya gahugu. Kubera iki kariho mu mahoro? Society nyarwanda yari iriho neza, yari ifite kirazira. Abayobozi barirwa baririmba mwite kuri kirazira, mugire mute. Ariko ndashaka kugira ngo mbwire abayobozi ngo ibyo ntacyo bimaze. Ibifite icyo bivuze ni ugutera intambwe mugashyira mu bikorwa. Yesu nashimwe. Umunsi muzabona minisitiri avuye muri biro akajya mu nteko y'abaturage, akajya kubaganira no kubaha ingero, muzamenye ngo ikibazo cyavugutiwe umuti. Yesu nashimwe cyane. Ndavuga Yesu ashimwe kuko nge ndamwemera. Hano inkuru y'umurya yavuga ngo Sawuli akiza abiyabeshi, Kagame akiza abanyarwanda. Haleluya. Uyu Sawuli hari abo yahanganye nabo, abo sindi bavuge mu buryo busanzwe, mu ngero natangaga bose ndi batange ngero, ariko nta nicyo bintwaye. Nshatse nshobora kugereranya rwose, ngiye muri politiki gacyo nshobora kubigereranya, kavuga nti Sawuli uyu nguyu yaraje gutabara abiyabeshi, ubwoko bwarenganaga, ariko yarahanganye n'uwo bita Nahashi w'Umwamoni warenganyaga bwa bwoko. Data hari icyo ntavuze ubwo ngubwo ko bumva ikinyarwanda. Yesu nashimwe cyane. Noneho ndashaka kubwira aba bagabo yuko ubu bwoko bw'Abamoni burimo butera abiyabeshi, umudugudu muto cyane, ariko babyitaga umudugudu mu byanditswe bya Bibiliya, ariko ni igihugu nk'uko tuvuga u Rwanda rwiturije, rufite imico yabo, bafite ibyo baziririza, bafite ibyo bazira, bafite za kirazira nk'izi. Amoko yandi arahaguruka aje kurimbura uyu muryango. Rero ikimenyetso cya mbere cyabaye nuko batangiye gukoresha abagore n'abakobwa bo muri icyo gihugu. Yesu nashimwe cyane. Igihe kiragera ngo barabafata babagiraho iminyago n'iki, bashaka kwijizamo imbaraga zabo kugira ngo zigende zitaking over, zifate iriya mico yabo tuvuge ku banyarwanda, wenda niyo kujya kure cyane, cyangwa abo mu mudugudu w'iyabeshi. Haleluya. Urumva? Noneho ngo havamo abagabo muri uwo mudugudu w'iyabeshi. Mu Rwanda havamo abagabo barahagarara baravuga bati biturabyanze, nimukumire. Haleluya. Abagore n'abakobwa barimo kugenda, aba nibo barimo guta umuco hanze, nibo barimo
kugaragaza imbaraga. Erega tumenye ko nibo baturema, imbaraga zacu barazizi. Ni nayo mpamvu kurwana intambara yo mu rugo rwawe udateze kuyirwana ngo uyitsinde. Uyirwana gutyo, kuyirwana kugira ngo uyitsinde, ca muri iyi nzira ndimo kukubwira. Abagabo ngo bitoramo abagabo b'inkorokoro b'abanyabwenge bafite ibitekerezo bizima. Haleluya. Ba James n'abandi nkawe baragenda baricara mu kagoroba kabo, baravuga bati tugire dute ko abamoni batumazeho abakobwa n'abagore, ko bagenda bakamena amabanga y'igihugu, ko ibintu byadogereye, ko bamaze kumenya kirazira yacu, ko barimo gusenya umuco wacu kusenyutse. Twijandike mu banyamahanga, nibyo perezida wacu ajya avuga, mujye Burayi, mujye za Amerika, mujye gupagasa kugira ngo imiryango yanyu ibeho. Ariko mwijya gupagasa ngo muze musenye imiryango yanyu, kandi murekeraho, mugarukiraho. Yesu nashimwe. Abagabo ngo baraterana, baravuga bati ejo igitero nikigaruka tuzabwire abagore n'abakobwa n'abana bacu bajye mu mazu bifungirane. Haleluya. Twebwe tugende tujye guhura nabo bagabo, abo babi, abo bagome. Yesu nashimwe cyane. Sore akantu gato ndi bugosoremo. Iyo tuvuga abagabo, hari n'umugore uri smart. Ntabwo tuba tuvuga abagabo ku gitsina. Rega twebwe abanyamadini iyo tuvuga abagabo ntabwo tuba tuvuga abagabo ku gitsina gusa, ariko hano ho n'abagabo banyumve, kuko navuze nk'umunyarwanda. Nubwo hakwirengagiza inshingano mfite za gishumba. Yesu nashimwe cyane. Abagabo ngo barangije umugambi barawunoza, baragenda babwira abagore n'abana n'iki ngo nimwumva impanda mwifungirane mu mazu, ntagire usohoka, ntawemere kongera kwitaba. Batumazeho abantu, umuco bawutwaye. Gutwara umugore baba batwaye umuco. Haleluya. Gutwara umugore baba batwaye ibanga, kuko ngo nibo ba mutima w'urugo, nibo bafite ibanga ryo muri uru rugo. Yes, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Bashiki bacu, abagore bacu, nimwumvire abagabo, nimwumvire basaza banyu, kuko bari maso kubarinda. Uyu mudugudu w'Iyabesi mufateho urugero, banyumva bankurikiye mubibwirane. Iyi video muzayisharinge mu magurupu menshi cyane bayumve. Baragenda ngo bahagarara hariya, bahura n'abamoni babateye. Harimo na wa mugabo w'umugome wo bitaga Nahashi, wasuzuraga ubwoko bw'Imana akoresheje ubutunzi bwe, akoresheje ngo iby'imbaraga. Haleluya. Ngo imirwanisho bihambaye. Abagabo baravuga bati niki mushaka? Ni ukuvuga ngo twaje twiyemeje gupfa, ariko abagore bacu n'abakobwa bacu ntago mwongera kubatwara. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Baravuga ngo nta kindi dushaka, turashaka abagore banyu, turashaka abashiki banyu, turashaka abakobwa banyu. Haleluya. Barangije abagabo baravuga bati dusezerane isezerano, tubahereza ikindi mushaka, ariko ntimuzongera gukora kuri aba bagore cyangwa aba bakobwa. Ariko nukubera iki? Nuko umwuka w'Imana yari yaje kuri aba bagabo, arabahishurira, abereka yuko ibitumye igihugu cyabo kiba amahoro birimo kumenwa hanze, birimo kujya hanze. Hari ikiganiro naganiriye ndavuga ni umugabo utagihabwa ibiryo bye mu rugo iwe, biba biribwa n'imbwa. Wagira ngo ndi mu rusengero we. Haleluya, haleluya, haleluya. Biba biribwa n'imbwa. Abagabo barakara, baravuga bati dusezerane isezerano, ariko ntago mwongera kubatwara. Ibanga ryabo ryari ryamaze kugenda, ryari ryamaze kujya hanze. Ariko abantu bo muri Ruwazisi ntago bajya berekwa. Bazana amazi yo kunywa, ntaza gusarara, mbwira abanyarwanda. Haleluya. Urumva abagabo barangije babanyagasuzuguro sha babirasi. Uzi igisubizo barababwiye ngo nimba mushaka ko dusezerana isezerano, ngo muremera tubanogore n'ijisho ryanyu ry'iburyo, ngo kandi bihinduke igitutsi ku gihugu cyanyu. Waba utarakara koko? Waba utarakara? Mwabagabo mwe bankurikiye
mwamaze gucurika imitwe mu maguru mutaki yamana ariko mana Uwiteka mwuka w'Imana nsange rwose mvugane namwe nta bwoba nta mususu mfite, ndi umushumba ndabyemerewe, mu mpamagaro mucyo nahamagariwe nicyo nacyo kirimo, ni ukudatinya, ni ukuvuga ukuri. Mwabagabo mwe mwabari mwebwe koko ngo tubanogoremo ijisho ry'iburyo, buri mugabo wese anogorwemo ijisho ry'iburyo, ntibirangirira aho ngaho ngo ibyo bibabera igitutsi ku gihugu cyanyu. Imana y'u Rwanda tuyitanga inogorwemo ijisho kugira ngo bashiki bacu bajye kwiyandarika hanze hariya? Oya oya kwa James ndahangana namwe na za Kadrake harya barayishenye na handi hose za Sodoma na Gomora na za Metimba n'ahandi nka hose ndajyayo ndarikodinga ya majwi ngenda nyambika ibiti bisigare biyavuga, ahubwo ariko turwanye n'iki kintu duhangane nacyo. Sikovi yaratanguriye inyuma, nkuri inyuma. Abagabo barabura gusanga abagabo bagenzi babo ngo baganire babagisha inama, bajya inama nk'aba ngabo bo muri uyu mudugudu, mwarangiza mukajya mu tubari kujya kunywa amayoga n'ibiki. Reka barabadiha se ko babagwa nabi. Abamoni se bagize ngo barahagarara barinjira no mu bitanda byanyu no mu byumba byanyu. Rega nicyo cyari cyamaze kuba muri uyu mudugudu w'Iyabesi. Haleluya. Abagabo ngo basabiranywa n'uburakari. Umva babagabo bafitemo igihugu cyabo, bafite gukunda igihugu, bafite guharanira umuco wabo, bafite gukumira kirazira bakayirinda, bafite kurinda itegeko nshinga ryabo, itegeko nshinga ry'igihugu cy'u Rwanda ndarikunda we, wagira ngo ryavuye mu ijuru. Ni nk'iry'Imana neza neza. Harya iry'Imana abatangiranye nanjye ibiganiro bya kera bararyumvishije, nararivuze kandi nzarisubiramo. Yesu ashimwe mwabagabo mwe mu nyumva, Yesu ashimwe mwabinyabwoba mwe namwe, nimureke ubwoba bwanyu isi itabarangiriraho. Yes, mwumve iyi nkuru muyikurikire kandi mwige, nababwiye ngo mwigire hino twige, mwumve iyi nkuru muyikurikire.